aya ni amakondera n'ibyivugo dutuye umwami w'abami Yesu. Bataramye beza rero kandi inshuti nk'amaguru banywanyi Sobanukirwa ni munyemerere mbatera iteka riziritati, munyemerere mbaturi neza yuje ubumanzi, ni munyemerere mbaha agaciro kaziri ntazi, maze mbagaragaze muri ruhando rw'imfura. Dukunda ko muri imfura zikenkemuye nkanzo bikeye, muri imfura zikarabye, ariko kandi natwe ntabwo turi intati ahubwo turi intatira bigwari. Uyu munsi rero niyemeje kubagezaho byinshi byimbitse bigaragaza uko abanyarwanda bageraga ubutwari mu guhangana n'ibyorezo bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe uko abanyarwanda bavuye imuzi n'imuzingo bagashakira umuhamuro, indwara zabaga zabageze kure harimo nk'imifunzo, ibisebe bikomeye ndetse n'ibindi byose byabaga byagwiririye u Rwanda. Ntimuze rero kuzuyaza gukora subscribe ndetse na like kuri channel yacu kugira ngo mujye mubona byinshi tuzajya tuba twabatonderereye. Inkotanyi cyane yabyirutse neza muri iki gihe isi yose igeramiwe n'icyorezo cy'indwara cyiswe koronavirus 2019 mu ndimi z'amahanga, aho usanga abakomeye n'aboroheje, abayobozi n'abayoborwa bose bahuje inkokora mu gushaka umuti wahanga muri iyi ndwara imaze guhitana ibihumbi by'abantu mu gihe nk'icyo guhumbya. Abanyarwanda bati iyo agasozi kamwe karwaye kandi karaniha, kandi burya useka neza n'useka nyuma. Aho iwacu mu rw'imisozi igihumbi, igihugu gitera ntigiterwe nk'uko abakurambere ndetse n'abatabazi babiziririzaga, bakemera kwinyosha uwivubi ngo baruteturure mu kangaratete ndetse no mu mahare n'amahanga. Ntibyabujije iki cyorezo kuhatera amatako nk'uko bigaragara cyane mu ruhererekane mvugo. Abakurambere babaga bazi gushakira umuti buri ndwara yose yabageragaho, nk'ubushita, ibinyoro, ibisebe by'imifunzo, ibibembe, muryamo, umuze wo mu matungo. Bakagangahura ibyakubiswe n'umwami w'ikirere, bakavuma kandi bakavumura, bagatanga imitsindo ku byorezo ndetse n'amakuba yagwiririye igihugu. Aha kandi bifashishaga imiti iva ku bimera ndetse n'inyamaswa, bakamenya kuvanga imifumba n'imiravumba, bakavanga umwenya n'igisura, ubuganga n'amasubyo, bimwe bagasekura ibindi bakavuguta, ariko bakabishakira umuhamuro maze rubanda rugakubita agatwenge. Reka turebere hamwe uko u Rwanda rwagiye ruhangana n'ibindi byorezo ndetse n'amakuba mu bihe byatambutse. Igihe ndise mutambana shaka inyandiko z'umusizi akaba n'umugerenjuzi w'umuco n'amateka y'u Rwanda Nsanzabera Jean de Dieu zigaragaza ko mu myaka isaga 477, ni ukuvuga guhera mu 1543 kugeza muri uyu mwaka turimo 2020, u Rwanda rwahuye n'ibyorezo birimo umuze ukomeye, ibisebe by'umufunzo, ibyorezo by'inzara, indwara z'abantu n'amatungo byoretse imbaga y'abatagira ingano. Reka turebere hamwe ku cyatangire ku ngoma ya Mutara Semugeshi mu ntango y'urwimo rwe asaga mu mwaka w'1543. Muri ibyo bihe Ruganzu Ndori yatanze atunguranye ubwo yitwaga n'umuhinza biti bibisi. Kubera amakimbirane yarari ibwami, umugabekazi Nyirarumaga yaranze kurekura ubugabekazi. Semugeshi yabuze umwiru wamwimika akamuha inyonga, no kuvuga ibimenyetso by'ubwami ngo azaba umugenga w'ingoma y'u Rwanda. Mpande ya Rusanga wari umwiru mukuru w'ingoma ya Ndori ni wafashe ya mbere mu kugumura abandi biro mu kwanga kugaragaza aho bahagaze mu kwimika Semugeshi na nyina Nyirakabogo. Aha rero ngo nyina Nyirakabogo yagira umuhungu we Semugeshi inama yo kwitabaza Mutaga Nyamubi umwami w'u Burundi, akamuha abiru b'imitsindo bo kuza kumwimika i Rwanda, akabona kuzungura ingoma ya se, ngo dore ko se Ruganzu Ndori yari yaranywanye na Mutaga Nyamubi umwami w'u Burundi. Ibi rero umwami yakoze byaje kumubyarira amazi nk'ibisusa,
kuko nyuma yo kumwimikira imwaka wa Rukoma muri Mushubati, ubu ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange, agahabwa izina rya Bicuba wa mbere Semugeshi, yahuye n'akaga gakomeye cyane. Yaje kurwara ijisho rirabyimba, ryitambikwamo n'ikintu kimeze nk'umwashi n'inkingi. Mu gisenge cy'inzu ye hitambikamo ikintu kimeze nk'ukwezi. Abaturage b'u Rwanda nabo ntibabonye amahwemo, bahuye n'amahano y'umuze utarigeze ubaho, bokamwa n'inzara n'indwara z'ibinyoro n'ibisebe by'umufunzo. Abantu ba hafi b'umwami baje kumusaba kongera gutumaho umwami Mutaga w'u Burundi ngo amuhe abandi biru bakureho iyo miziro yatumye aberama, igakururira rubanda rw'umwami umuze n'amapfa, dore ko ngo abo biru batari bazi imihango y'ibikabami ry'i Rwanda. Mutaga Nyamubi umwami w'u Burundi yaje kumwoherereza umuvuzi gakondo we ngo atange umuhamuro w'ibyo biza. Nawe asesekaye ibwami kwa Semugeshi asanga ibintu byacitse, ibinyoro n'ibisebe by'umufunzo n'ibindi bigeza abanyarwanda habi. Gusa uyu nawe ntacyo yamariye umwami na rubanda, ahubwo byabaye ngombwa ko batumaho Mpande ya Rusanga wari usanzwe ari umunyamihango w'ibwami. Uyu yari yarabanje kwivumbura akanga kwimika umwami ngo atange umuzi n'umuhamuro w'izo manza zagwiririye u Rwanda. Uyu Mpande ya Rusanga ngo yageze ibwami abonye ibyahabereye, abaza umwami wamwimitse ndetse naho yimikiwe, maze agaragariza umwami ko bamwimitse nta byiza bashakiraga u Rwanda. Kumwimikira imwaka agasohokera ku ntosho ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda baboroze kwicwa n'inzara ikomotse ku mapfa, bakazajya birirwa bahonda inguri z'ibikoro n'amateke bagashaka amaramuko. Gushokera inka z'amashashi cyari ikimenyetso cyo kutagira uburumbuke bw'abantu, imyaka n'amatungo mu gihugu. Gusohokana igicuba cyaramvuwe mu mutake ni ukwifuriza abanyarwanda guhora bataka nta kugoheka, mbese nta mahoro ari muri bo. Gusohokera mu mutobo byagaragazaga ko ari ukurwara ibinyoro n'ibisebe by'imifunzo bizahitana igihugu kikaba umwirare. Si ibyo gusa kandi, kuko Mpande ya Rusanga yabwiye Nyirarumaga ko impamvu igihugu cyahuye n'akaga kiriya mize n'amapfakaze ari ariya amarira ya Nyirakabogo, nyina wa Semugeshi ararira ko yanze kumurekurira ingoma, kandi Ruganzu yaraguhaye umuhungu we Semugeshi ngo umubere umujyanama. None kugira ngo igihugu gikire ni uko amarira ya Nyirakabogo yakama, kuko nta mugisha wo guhora umugabekazi arerera mu gihugu, bityo amusaba gufata inzira agahunga akava mu gihugu akabisa Nyirakabogo n'umuhungu we Semugeshi bakima ingoma. Mpande ya Rusanga ageze bwamuhamagara abiru bose n'abakuru bari barigumuye, bakora inama yo kohera ayo mahano yagwiriye igihugu, akaba amaze kugitsembamo abene gihugu. Nuko batangira inzira yo gukora imihango n'imigenzo y'ubwiru bwiyakorwaga mu kohera amahano yabaga yagwiririye igihugu. Mbere yuko batangira imihango yo kweza igihugu no gukiza ubwandure bw'abaturage, babanje kubakira Semugeshi urugo i Bunyogombe ngo bariho atura bamugangahure, bamutera ibyuhagiro n'imitsindo y'ingoma y'u Rwanda, kuko mbere yaho yari atuye mu rugo rwa Seruganzu Ndori rwari Ruhashya, kandi umwami yagombaga gukorerwa imihango yose ari mu ngoro ye nshya. Kugira ngo umuhango wo kohera ayo mahano ukorwe, bitabaje amazi y'ubuhoro yo mu mareba ya Rwezangoro mu murenge wa Muhima, ayo mw'iriba rya Shaki, ayo mw'iriba rya Kabuye Kajabana, ayo mw'iriba rya Mbizi. Amareba yavomwagaho amazi y'ubuhoro akiza ubwandura agahumanura bahumanye, yose bayahuriza hamwe mw'iriba rya Kabyaza ryari munsi y'umusozi wa Nyamweru. Nuko bayakoreraho imihango yo kwiyeza no kweza igihugu, ngo abaturage bakire ubwandure, bagire ubuhoro n'amahoro, bagire uburame n'ubuziramuze. Nyuma y'iyo mihango, Mpande ya Rusanga yahise ahakorera imihango y'ubwimitsi yimika Semugeshi, amwambura izina yari yahawe n'abiru w'i Burundi rya Bicuba, amuha izina ry'ubwami rya Mutaransoro, niko gukurizaho kwitwa Mutaransoro Semugeshi. Mu gihe bakiri muri ibyo nibwo babonye ikirere gihindutse, igicu kirakuba, babona imvura iraguye, icyorezo gicika mu Rwanda, amapfa arazima, abanyarwanda bava ibuzimu bajya ibuzimu. Uyu munsi duhanganye n'icyorezo cyakuye abantu umutima, kubera kureba ibibera ahandi bitera abantu kugira inkomanga n'ikidodo mu mutima. Abayobozi, abanyamateka batandukanye, abataramye ibyahamye ndetse n'abandi badahwema gutanga umuganda wo mu kubungabunga umuco n'amateka y'u Rwanda, bagaragaza ko byanze bikunda iki cyago tuza kucyoreka nacyo kikaba umugani nk'ibindi byose. Abasizi barakora mu nganzo bagira bati: "Jyewe narose tubona intsinzi umuti wavumbuye iwacu Rwanda, barayishakira ubuganga n'isubyo mu byanya, mu mubirizi n'imiravumba, mu mifumba n'igikakarubamba, uwabakwereka uko bishimye bavugutira korona umuhamuro."
atsinze senkundi. Ngaho rero seka seka gasani k'i Rwanda, uradusekera tugubwe neza, uradusenderezemo amahoro n'amahe, uradutsindira ubusame n'ubusharire, uradutsindira icyago n'icyagane, uradutsindira nyamunsi n'intumwa yayo, uradutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Hagarika ibiganza utugabire, uduteturure mu ntati, udushyire mu maboko atatugwabiza, kandi udukamire amata angana imvura, twishyuke mu Rwanda umu. Mwakoze cyane kudutega yombi, ntimuze kuzuyaza gukora like na subscribe kuri iyi channel kugira ngo mujye mubona ibiganiro ndetse n'ibindi byiza tuba twabateguriye. Ige ndise mutamarusha.